Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batatu. Iyi mpanuka ipfiriyemo umuntu umwe. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Imodoka iri mu bwoko bwa Fuso igonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto, bigonganiye hano ku Muhima munsi y'ivuriro rya Muhima ukata ujya mu Kiyovu cy'abakene hano muri zebra crossing. Ubwo zino modoka zambukaga, imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto yateraga ikinyoteri igana mu Kiyovu cy'abakene, mu gihe indi modoka iri mu bwoko bwa Fuso yavaga ku Muhima yerekera ku Kinamba, nayo igiye gutera ikinyoteri ngo ijye kuzenguruka kubera guca hejuru y'ikiraro bitajya bikunda. Birangira rero izi modoka zombi zigonganye, birangira umuntu umwe ahaburiyemo ubuzima, abandi barakomereka cyane. Ambulance yo ku bitaro bya Muhima yahise hamagarwa byihutirwa cyane, iza itarwiyambitse. Ambulance yahageze nka nyuma y'iminota 10, ambulance yari imaze kuhagera. Abakomeretse batatu ambulance yabavuye, itangira kugabanya amaraso yari arimo ameneka ari menshi mu kujya gupima undi, basanga arangije kwitaba Imana. Ako kanya ambulance yahise ihamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imodoka ya polisi yahise ihagera, umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kacyiru. Traffic polisi nayo yahise ihagera kugira ngo ize ipime impanuka. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda mu gupima, isanga bano bashoferi bombi ntago bigize banywa ibisindisha, bityo uburangare bwabo bombi byatumye bakora impanuka yaburiyemo ubuzima umuntu umwe. Bose bafite amakosa kubera ko basekuraniye mu byerekezo kijya hamwe, kandi iki cyerekezo bose bagikatagamo, bose berekera mu Kiyovu cy'abakene ku Bayehova. Bivuze ngo izi modoka zose zari ziri mu makosa, ariko uwagonze umuntu, iyi modoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto yagonze umuntu akitaba Imana, niyo iri muri riske cyane. Umushoferi bahise bamwaka ibyangombwa byiwe, barabimwaka, bamubwira ko ajya kudekarara asirasi. Abakomerekeye muri ino mpanuka bakavurwa, n'uwapfuye umuryango we ugahabwa impozamarira, nibwo azabona perime ye. Bamuhaye urupapuro rwo kugenderaho. Birangira rero umugabo agiye kudekarara asirasi. Abaturage babonye iyi mpanuka bavuga yuko umushoferi arutwaye imodoka ya Fuso, iyi modoka y'ibeni ya Fuso iba ifite marike ya Fuso, we nta makosa afite. Bityo umuntu ufite ikosa niwe ngo wari utwaye imodoka y'ubwoko bwa Kia Soreto, yari arimo azamuka akata nabi, birangira iyi modoka basekuranye. Bityo rero abaturage bavuze ko iyi modoka iri mu bwoko bwa Fuso nta kosa ifite. Bityo rero uyu mushoferi wari utwaye imodoka ya Kia Soreto niwe uri mu makosa akomeye cyane. Polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda n'ubundi yamaje kubona yuko uyu mushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto ariwe uri mu makosa, bityo bamusaba kudekarara asirasi. Umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Fuso bahise bamureka arigendera, bitewe n'uko we yatanze amakuru avuga yuko iwe nta kibazo afite. Uyu mushoferi ari we nyirabayazana mw'iyi mpanuka yaburiyemo ubuzima bw'umuntu umwe. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane, abandi bagwa muri koma. Abari bari hano babonye iyi mpanuka barize bifata ku munwa, abandi babura icyo gukora, abandi bavuza induru baratabaza kubona impanuka iba, ndetse bikarangira umuntu umwe ahaburiye ubuzima. Umuhanda waje kuzura amaraso, ariko abaturage bakora isoko mu muhanda bahise baza barakoropa. Ahantu habereye impanuka nk'iminota 20 ugaruka usanga utamenye yuko impanuka yahabereye. Traffic polisi yongera kwibutsa abashoferi gutwara ibinyabiziga batangiye ibisindisha, bagatwara ibinyabiziga nta munaniro bafite, bagatwara ibinyabiziga kandi bahanze imbere yo kugira ngo batware ibinyabiziga barangaye. Akenshi polisi ivuga yuko impanuka nyinshi zikunze kuba ku bashoferi batwara ibinyabiziga basinziriye, abandi bari kuvugira kuri telefone, bigatuma impanuka iba. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Imana iguhereze umugisha, Imana iguhe ibyo kurya, ibyo kunywa. Murakoze cyane kuba kurikiranye iyi video paka irangiye. Amakuru nakagaruka. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Wowe wakoze subscribe uri w'agaciro, byo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ngira ngo subscribe ni inkunga yawe ikomeye
bikomeye, kandi iyo ukoze subscribe biduha imbaraga, bigatuma ducukumbura amakuru, tukamenya amakuru menshi, tukayabagerezaho ku gihe. Bityo rero bivuze ngo uyu muyoboro nuko ya subscribe uzajya umenya byinshi dukora, kuko ze subscribe ko abantu biyongera niko turushaho gucukumbura amakuru tukayamenya, ndetse tukayazana tukayabahereza, namwe mukayamenya. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Ababuze ibyo kurya, Imana ibahe ibyo kurya. Ababuze akazi, Imana ibahe akazi. Nyaboneka mujye musenga. Ariko nongeye kubabwira yuko ibyo kurya birakorerwa cyangwa gukira biraharanirwa. Ntuzicare ngo usenge ngo bizakwizanira. Ndakwibujije uzakore, ahubwo Imana izakongerera, ahubwo Imana uzajya yaka imbaraga zo gukora. Ndabakunda cyane, amakuru nakagaruka.